nkora amasengesho y'umwaka wose toute l'année. Itorero rya ruguru abakristo baho bubahaga inzu y'Imana n'ivyo mu nzu y'Imana. Umuntu wese akeneye se wo mu mwuka. Imana nihamagara one, kandi kuko ari ihamagara niba ifite ubusobanuro nyabwo kandi bwimbitse bunasobanutse bw'umuhamagaro umuntu yahamagara. Muri 1993 mu kwezi kwa 12 nibwo bwa mbere nanditse amandiko. Baravuga ngo akagapapuro uyu mwana yanditse, Imana irambwira ngo uzaza nugera muri gare uzazamuke. Ngirangiza ubukwe mbona akazi muri Minagri, ndakora ngitangira nyuma y'amezi 3 Imana imbwira gusezera. Nta kandi mfite. Ubwicanyi bwabaye mu Gatumba burababaje zaga bapagana, ahubwo wabonaga basa nkaho batabegera bihagije, bakabaha akato. Noneho mu rusengero nabwo ukabona n'inyigisho zo kubwiriza ntabwo zirimo teachings ngo bigisha abantu deep inyifato, impinduka. Umuvugabutumwa bo batekereza ko yigishije neza, n'uwavuze ataha ndimo ndabona ibyaha muri mubiki, mw'abantu mwe muzosha muzorimbuka. Oro abantu barakijijwe baremeye, niyo terme bakoreshaga, kwemera no gukizwa ni ibintu bitandukanye. Umuntu ashobora kwatura, nico bita mu Rwanda kwatura nico kintu kibanza, noneho umuntu agakurikizaho kwigishwa kugira ngo akizwe umunsi ku munsi. Ntago bagiraga umwanya wo kwegera abapagani ngo babwirize, kandi barakonfondaga ukabona barasa nkaho babwiriza cyane mu materaniro kuruta kwigisha. Icyo ni kimwe cyabaga. Icya kabiri cy'intege nke cyabagaho ni muri bwa bukene bw'inyigisho ntarazivaho, ntago bigishaga abantu gukora. Kandi we teach by example. Aho nabaye nayobowe n'abapastori badakize cyane ariko batanakeye, ku buryo ureba ukavuga ati se urugero ugerageza kwibuka yagaragaje n'uruhe rwo gutanga nk'ubutunzi. Ngube uvuga ati yarahagurutse atanga inka yiwe, biragaragara ko yayitanze icya 10 par exemple. Ese niryari ngerageza kwiyibutsa ngo nibuke ko hari umunsi nigeze numva babwiriza icya 10, ntabwo mbyibuka. Icya kabiri hari ikintu bapriorizaga cyo gutenga, niyo terme bakoreshaga, gutenga umuntu, guhagarika umuntu mu rusengero in case habaye ikintu. Ntago tekereza ko babikoraga mu rukundo ruhagije. Ntago umuntu yashoboraga kujya kwa pasteur atwite inda y'ikinyendaro niko bazita, ngo nashika bamuha imbabazi. Baravugaga ngo abanze bamuhagarike, nyuma yo kumuhagarika bategereza abanza byare, nyuma yo kubyara azahagarare ku karubanda ariho asabira imbabazi. Vous voyez ce que ça fait? Ntago sinzi byagiye bizana discipline yego, ariko simpamya ko ari byo ijambo ry'Imana rivuga. Umuntu yaje kwihana akwiye gusa uhabwa imbabazi. Ntabwo ari ugufavoriza amakosa na gato. Umuntu wakoze icyaha akwiye guhagarikwa, ariko umuntu wakoze icyaha akaza kwihana ntiwakwanga kumuha imbabazi ngo ubanze umuhagarike hanyuma napfa. Hari abantu bagiye bapfa
yatwara nk'inda nk'uko kubera stress zatwaraga abantu batari benshi cyane, noneho kubera stress ikaba yavamo cyangwa yavamo kubera n'ahantu hari recule hatari ibitaro byiza, ugasanga iyo nda iramwishe. Imwishe yarasavye imbabazi bakazimwima, yamara gusaba imbabazi bazimwima agapfa. Yamara gupfa umuntu wari umukozi w'Imana umuririmbyi se mu rusengero bakajya kujugunya nk'abajugunya ikindi kintu kitari umuntu. So aho hantu habiri niho hantu hazingiyemo ibintu byinshi, kandi nta wagaya ngo byatewe na bishoboka ko ari background, bishoboka ko ari environmental factors, bishoboka ko ari ababigishije, bishoboka. Ibyo rero hano turigisha uko ndeba, n'amatorero menshi akagira n'umwanya wo kujya kubwiriza bapagana. Hano kabisa ku muntu uzi kumva hari inyigisho. Icya kabiri ku bijyanye n'ibyo ngibyo, umuntu iyo asabye imbabazi arazihabwa, yakosha agahagarikwa nubwo bitari cyane nabyo, kubera iyo understanding yo kumva ko umuntu asabye imbabazi azihabwa n'inzara y'abakristo tuba dukeneye kudatakaza. Sometimes hari igihe ubona nyine hazamwo flexibility irenze yagombaga kubaho, ariko hari ukuntu ubona inaha basobanukiwe ikintu cy'imbabazi, kuzitanga no kuzisaba n'uburyo bwiza bwo kurera umuntu mu rukundo. Ko ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu muri mwe, Abagalatiya 6, ngo niyadukwaho n'icyaha, mwebwe abo umucyo muzamwegere kandi mumwegere mu rukundo. Ibyiza bibiri noneho bya ruguru bitaba hano. Itorero rya ruguru abakristo baho bubahaga inzu y'Imana n'ibyo mu nzu y'Imana. Amazi y'Ikanisa nk'aya yabaga yubashywe. Intebe ya pasiteri nk'iyi ntawapfaga kuyicaraho uko abonye. Urusengero, let's say amahombe nk'inzu Rubunga par exemple cyangwa amahombe, nta muntu wajyagayo ngo aje gukora betize cyangwa ngo apfe gukandagirayo gusa atabanje ngo yitunganye. Inzu y'Imana barayubahaga bakayiha agaciro. Simperukayo ya presque 20 ans, myaka 18 yashize ntagerayo, simbizi niba ari yo understanding igihari, ariko uko mperuka. Par contre hano abantu barwanira mu rusengero, abantu barahaguruka mu rusengero bakarwana ari abashumba. Vous voyez ce que ça fait? Donc c'est une très grande différence. Umuntu arahaguruka mu rusengero bagatongana bakarwana, cyangwa se bamwe bakerekera hango bafite pasteur abandi the same building muzimwe y'Imana en plus. Vous voyez? Aho ntabwo harimo ikintu cyo kumenyera ukuntu. Ikindi cya kabiri, hari ukuntu abapastori biriya babaga bafite imyaka myinshi bari wise. Mu bapasiteri badakuze cyane ndi muto, nubwo mfite abo nduta, ariko hari ikintu, hari inyifato ujya ubona y'umwihariko iyo umuntu akuze ajya agira umwihariko. Ibyo bintu nibyo bintu bibiri bitagendaga iriya, ariko hano mbona bagerageza. Ibyo nabyo ni ibintu bibiri nari mvuze, cyo kubaha inzu y'Imana no gutinya inzu y'Imana, n'ikintu cyo kuba bafite abapastori bakuze
donc nacyo wabonaga gituma habaho une sorte de stabilité ndetse no kwitwararika mu byemezo bifatwa ukabona biri wise ukuntu kuko byafashwe n'abantu bakuze. Hari ikindi kintu cyo kiri ahantu hose, the spirit of mentorship spirit. Ntabwo dufite umuco wo kumva ko niba ndi pastori ngomba kugira umuntu mentor wanjye. I have one mfite umuntu umwe umentaringa tuvugana. I tell him everything, mubwira buri kintu cyose cy'ubuzima bwanjye kugira ngo angire inama, kugira ngo nkosore, kugira ngo anganirize. Icyo ntabwo ari ikintu abantu bumva. Uriya mwene nyiranaka afite se ariko ntibavuge se, donc ndaje kumuganiriza iki n'umugabo nkanje, ntibishoboka. Umuntu wese akeneye se wo mu mwuka. Mentorship spirit niyo ngenzi ku bantu bose bashaka guhindura urwego rw'imikorere mu byo bakora. Icyatumye abigishwa baresista ku bigeragezo bahuye nabyo nuko bagize umwanya wa mentorship. There have been a kind of mentorship imyaka 3 bari kumwe na Yesu. Yoshua icyatumye akora amakosa make nuko yabaye mentored by Moses. Ariko abantu ntago babizi. Azavuga ngo nzicara ngo nsenge ngo nsome muri Bibiliya. Gusenga no gusoma Bibiliya ni byiza, ariko no kugira mentor ni ikintu cy'ingenzi. Ivyo ni intege nke za community, let's say that. Ni intege nke za community yose ntabwo bazi ikintu cya fatherhood, kugira umubyeyi wo mu mwuka. Ntabwo nzi niba sobanuye neza ikibazo. Pastor, twagize amahirwe yo kuganira nawe, ntabwo nareka kukubaza mu by'ukuri kuri wowe, ku muhamagaro wawe, uko waje guhera ukiri muto, umuhamagaro wagiye uza gute, impano z'umwuka wagiye uzakira gute, zagiye ziza gute, bigenda bifasha na wa muntu wenda ukiri muto yazagenda amenya avuge ngo wenda n'uwashidikanyaga atinyuke bitewe n'ubuzima wagiye unyuramo, wagiye ukuriramo, uko wagiye wakira impano z'umwuka, uko wagiye wiyumva mu muhamagaro kugeza uyu munsi wa none. Niki wo dusangiza bobwira abantu bifuza kumenya ese pasiteri byaje gute, amateka yiwe y'ubuzima bwe yanyuze mu biki, kubera ko buriya hari umuntu utureba hari akagira ngo wenda twebwe twakuze turabere turi abakristo nta cyaha tugira, twakuze mu ikanisa, twakuze mu buzima bw'ubumana. Hari umuntu turebera muri iyo shusho, mbese bakumva ko we bitoshoboka. Niki wobwira umuntu, ugerageze tubwire background yawe, uko wagiye ukura ubuzima bwa Kristo kugeza kuri umunsi wa none. Murakoze cyane. Amateka y'umuntu abari maremare, n'uwasaba umuntu kuvuga ibyabaye muri uku kwezi konyine bishobora kumubana byinshi ntamenye uko abivuga. N'ibyabaye kuva mu gitondo kugeza aya masaha byaba ari byinshi. Yenda umuntu yavuga by'ingenzi. Icyo navuga cya mbere ku muhamagaro nuko Imana ni ihamagara one, kandi kuko ari ihamagara niba ifite ubusobanuro nyabwo kandi bwimbitse bunasobanutse bw'umuhamagaro umuntu yahamagara. Icya kabiri, umuhamagaro uzugenda usobanukirwa ukuzamuka. Gatatu, umuhamagaro wonyine uzukugenga ukazubona ntufite donke ntuzi ngo haraviki yakurikirike, ukaza usanga wonyine kura kujana nka kujya kuri gutwagwa n'umuyaga. Ubwo ndavuga personal experience. Kuko hari ibintu nanjye uno munsi wa none ndashobora kumva ngo se byagenze gute, umbajije ngo nabaye pasiteri gute,
I can't understand. Gusa Imana yarabivugaga, ariko nkumva nzakora ku buryo ntaba pastor, ko nari mfitemo ibintu runaka numvaga biguye kuba pastor. Ariko muri make muri 93 mu kwezi kwa 12 nibwo bwa mbere nanditse amandiko. Nabaga ndagiye nkumva ndi umwana muto cyane, ngitangira primaire, nkumva umutima urambata kujya gusenga, kandi nkumva umutima urambwira ngo genda usengere hari, bwacu umutima ukambwira ngo genda usengere hari, ndaguma ndasenga. Bukeye haba igitaramo, abantu baratarama bakoze ib'Imana. Noneho nkabona abantu ko barandika. Muri 93 wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 6. Ya, nari mfite imyaka 6. Urumva rero mu by'ukuri ndareba mbona abantu ko barandika amandiko. Nkumva simbyemeye. Ya mandiko banditse ko hari umwe wafashe ikara yandika ku rukuta, amaze kwandika ku rukuta umuntu arufataho agasobanura ngo aya mandiko aravuga ibi nibi. Muza gusoma ijambo riri muri Danieli rivuga ngo inyandiko umwami yarebye ntiyazisobanukirwa, Daniel arazisobanura, kuko uwasobanuraga ayo mandiko yambwiye ko, donc yabwiye abantu bose ko harimo abantu bari gushidikanya ati musome muri Daniel. Donc bukeye numva mpaswe kwandika, nkumva mu kuboko hameze nk'arimo ikintu kibinya, nuko mfata naje ikaramu ndandika. Ariko maze kwandika nagize ubwoba cyane, ndavuga ntese naba nkoze ikintu kitari cyo kitabaho mu nzu y'Imana, kubera ya spirit yo gutinya inzu y'Imana no gutinya iby'Imana, kubyubaha. Ndandika, maze kwandika bafata kagapapuro baragasobanura, bagasobanuramo ibintu byinshi. Aho hari umugabo urwaye wajya kujya ku ishuri akarwara, bamara kugurisha inka bagomba kujya ku ishuri akarwara. Baravuga ngo akagapapuro uyu mwana yanditse ngo karavuga ngo wa mugabo ngo urarwaye, ngo kandi impamvu urwaye ngo ni imyuka mibi baguteze, ngo bayiteze mu nkoko y'umweru, ngo ni inkoko y'umweru ifite amaguru atukura n'umunwa utukura gusa, handi n'umweru gusa. Rero muhamagara umupfurero runaka witwa Muzingo, aze nagera hano Imana iramugabiza iyo nkoko arayihamagarize kandi urahitukira. Tikindi umaze igihe udasinzira. Yari amaze imyaka myinshi adasinzira ihagije, yasinziraga nk'isaha imwe mu ijoro. Icya kabiri bavuze, ako gapapuro kavuze, karavuze ngo hari mu kwezi kwa 12 93 mu kindi gihe nk'iki kizagera Habyarimana yarapfuye. Icyo ayo mandiko yavuze. Ayo mandiko avuga n'uzayobora u Rwanda nuko bizagenda n'ibintu uko bizaba bimeze. Ayo mandiko aravuga ngo ikindi gihe nk'iki kizagera ngo abanyamurenge benshi ngo baragiye bari mu Rwanda. Donc n'uwo munsi natinyutse, kuva uwo munsi n'uwo munsi natinyutse kugeza uno munsi njya numva Imana nzi, kandi kuva uwo munsi nemeye Imana yanjye. Nubwo haza abantu bariya bose banditse muri Bibiliya bakavuga ngo Imana ntibaho, ngewe nakurikira Imana nabonye kuva uwo munsi. Si uwo munsi yaniyeretse ubonyine, hari indi minsi yagiye niyereka. Kuva uwo munsi narategereje, bigeze Decembre 1994 umwaka ushize, ngerageza gukora evaluation ku bwenge nari mfite. Ariko noneho unyuma nibwo nagiye mbyumva uko ngenda nkura, uko ngenda nkura. Imana ivuga igasohoza ibyo yavuze. Imana ikoresha ngewe umwana muto munyantege, ukomoka no mu muryango w'abantu badakijijwe bidasanzwe, bakijijwe bidasanzwe, ndavuga ngo n'abantu bakijijwe. Nta papa ntiyigeze aba pastori, nta data wacu wigeze aba pastori, mama si pastor, si n'abanyamasengesho babandi badasanzwe. Oya,
nakuze papa rimwe na rimwe ajyaragira ku cyumweru kandi ni ibintu bitabagaho imurenge. Vous comprenez? Donc kuva uwo munsi naratinyutse negera Imana ndasenga. Nkomeje gusenga rero, gusenga bimfasha gusenga kuko iyo umuntu asenze nibwo ajya amenya gusenga. Iyo umuntu amenye gusenga nibwo amenya gusenga. Wamenya gusenga kuko wamenyeshejwe gusenga bikagutera inyota yo gusenga. Iyo nyota yo gusenga igatuma usenga. Wasenga akaba ari bwo wumva wasenga. Wamara gusenga neza ukamenya imbaraga ziba mu masengero, ukamenya umusaruro uva mu masengero, bigatuma urushaho gusenga. Muri kwa gusenga cyane Imana igenda inihishurira, nyereka imbaraga zayo yanjye, inereka ko igihe cyo kuba muri Kongo gihagije, nguye kuza mu Rwanda nkiga, imbwira uko nziga, imbwira ko nzagera Icyangugu naje njyenyine nta muntu turi kumwe. Imana irambwira ngo uzaza nugera muri gare uzazamuke ku bitaro by'Igihundu, ndahabona uzahasanga umuntu akuyobora. Inzu azakwinjizamo, iyo nzu uzayikuramo imodoka izakwinjiza mu rugo rwaho ugiye. Ndagenda ndayoboka, ndagenda uko Imana yambwiye, ninjira mwa Rubeni, umugabo mwene wacu utuye Icyangugu, niyo mpamvu uvuze n'izina. Ngezemo yakoraga ku bitaro, arambwira ati ejo hari imodoka. Hari mu we mwaka 2003. Arambwira ati mu gitondo hari imodoka iri bujye Kigali iragutwara. Sawa. Yandika coordonnées z'imodoka zahongiye, yandika coordonnées zose zahongiye kwa Bishop Fidel, hanyuma arazimuhereza. Baranjyana neza, yasize mpuye na mushiki wa Bishop. Kandi textuellement ni ku Imana yari yambwiye. Irambwira ngo uziga ngo ahantu hafi y'ikiyaga, ngo kandi uziga mu kigo cy'abahungu gusa. Ndicara bashakira ishuri ahantu hatandukanye, baza kubona ishuri ahantu hitwa muri École Secondaire Bisesero. Ryari ishuri ryigagamo abahungu gusa. Turagenda, hageze ku Kibuye hafi ya Lake Kivu, ndahiga. Uwo mwaka nkora amasengesho y'umwaka wose, toute l'année senga. Numvaga ngomba gusengera umuntu wafashe ubutunzi bwe akanyigisha. Numvaga ngomba gusengera igihugu gishanjemo. N'ubwa mbere nari mbonye umugore w'umunyamurenge usutse umusatsi, numvaga ari gitangaza kuko abantu basutse umusatsi ubundi hari uko twabitaga, hari uko twabatekerezaga. Nkumva birangoye. Nareba abagore bambaye amapantaro nkumva simbizi. Nagera mu rusengero ngasanga barimo bambaye amapantaro, nkumva biranyobeye. Uru ni urusengero keskela. Aha ni hehe? Donc numvaga nkeneye gusaba imbaraga z'Imana kugira ngo nkomeze mbe spiritually focused. Igihembwe cya mbere naranatsinzwe, nibwo bwa mbere mu buzima bwanjye nari nsinzwe. Nagize amanota atageze 50, nduva ari 47, kubera ukuntu nari natunguwe n'ibintu nsanze. Ariko Imana igenda ibana nanjye, ndasenga, bihembwe bikurikiyeho ndatsinda, ndakomeza amashuri yanjye nsinda neza, nkomeza gusenga Imana. Ariko ngeze mu wa gatanu cyane cyane nibwo nabonye Imana cyane. Mu Rwanda nibwo nabonye Imana cyane. Nabonye Imana cyane. Iraniyereka, nigaga Ikibungo kuri groupe scolaire Gasetsa. Mbona Imana cyane, igenda iniyereka, imbwira uriga amashuri ariko uzakora umurimo w'Imana. Ngenda msenga Imana, Imana igenda iniyereka, hanyuma dukora umurimo w'Imana. Nyuma yabwo ndangije secondaire, kubera ko nabonye bourse, nagomba kujya kwiga i Butare. Ariko
mu wa gatanu haje murumuna wanjye. Mu gihembwe cya nyuma cyo mu wa gatanu haza mushiki wanjye. Bose nta handi bafite kuba. Ubwo nkirangiza segonderi nabaye oblige yo kubasanga, tubana mu nzimu. Tugira ibibazo by'ubukene, turasonza cyane, twagirira ibibazo. Ariko Imana iramfasha, inzu twari turimo haboneka umuntu ayishyura umwaka n'amezi 4 niba ntibeshye. Yes. No, n'amezi 2. Yari amezi 18. Akimara kuyishura yanaduhaha ibiryo byinshi cyane, resulta zirasohoka. Ngomba kujya kwiga i Butare. Ariko mbona ntibyoroshe. Inzu y'umwaka ayo mafaranga ndayakura he kugira ngo nishyurire abana inzu turi bubanemo? Sike ndakura abana hano mbajyane mu ntara, ndabasiga se bonyine bazarya iki, bazabana nana? Mba oblige yo kwiga i Kigali muri KI, niho nigiye kaminuza yanjye. Ariko iyo mbirebye ngenda mibona mu kuboko kw'Imana. Rwose nari mfite amanota meza, nagomba kujya kwiga hariho hose, nari mfite diplome nziza. Ariko nkabona inzu nari nayikodesheje Kimironko sindi buyisige, nguma Kimironko nza kwiga muri Kiye. Muri kwa kwigira muri Kiye ngenda mbona ukuboko kw'Imana, ngenda mbona ukuboko kw'Imana, mbona ibiraka nkora tubaho. Nagiye kurangiza ishuri, na graduatinze namaze gukora ubu. Nkirangiza ubukwe mbona akazi muri Minagri, ndakora. Ngitangira nyuma y'amezi 3 Imana imbwira gusezera, nta kandi mfite. Ngenda senga nigugumiriza, mvuga nti Semana, ngiye nirirwana n'umugore mu nzu, nta hantu nkora, bizavugwa he? Se ninde nsezera akazi gusa? Ariko biza kurangira kuri Fosco yabangiriye icyizere, bampa kuyobora intercession. Habaga umunsi wo kuwa 3 w'amasengesho, naho natangiriye ku exposa umuhamagaro wanjye. Ubundi ntago nabaga ndi umuyumbe nyine ugenda clandestinement, ntago nakundaga kugaragara. Hagatatu rero kabaga service isanzwe y'amateraniro, abantu basanzwe 50 100. Nuko turasenga Imana, Imana iradufasha. Gatatu karaguka, ibintu biba byinshi, itorero riruzura. Twahereye mu cyumba turi abantu 5, ngewe na Ngoga, muramuzi umucuranzi wacu, n'abandi badamu 2 n'umugabo dusenga na wundi witwa Rugaje Umucyo, n'abakobwa 2. Twara abantu 5. Icyumba kiruzura, dufata uruhande rw'urusengero turuzura. Fosco yajyaga yuzura, ngira ngo murabizi, abantu bakajya ku madirishya. Imana ikora imirimo, ikora imirimo. Nta muntu wakoze, sinavuga ngo nanjye ndabizi, ni Imana yakoze imirimo. Biza kurangira rero hagaragaye igitekerezo cy'uko hatangirwa paruwase zitandukanye. Hano muri Kigali bagomba gutangira paruwase, batangira paruwase ya Remera. Tujyayo, najyanye na Ngoga n'umugabo wundi bita Mayishara, turatangira paruwase kuva muri kwezi kwa 12 2016. Turatangira, bigeze aho haba impamvu zo kuvuka k'umurimo mushya. Iyo umudamu ajya kubyara, hari igihe abyara neza, hari igihe abyara par césarienne. Itorero naryo ryavutse mu buryo bumwe muri ubwo, ushobora kuba ryaravutse neza cyangwa ari par césarienne, simbizi neza uburyo bwabyo, ariko riravuka. Rimaje kuvuka rero nuko umuntu, naho ibindi byagiye biba byo kuvuga ngo materaniro byageze bute, nuko Calvary biratangiye. Jusqu'ici tumaze imyaka 4. Dufite paruwase 5, ihane Kigali, Bukavu, Nairobi, no mu Rwanda dufite izindi 2, hari ya Karangazi, hakaba n'iya Bugesera. Haje mu impamvu zitandukanye, zirimo iz'amavugurura yabaye yo ku murimo w'Imana, bisaba leta isaba gukora amasuku bihagije, gukorera ahantu habugenewe kandi hagaragara.
nyuma yabwo haza ibya covid bigenda bikontrebalansa, sitwe twenyine n'abandi bose, ariko twizeye Imana, turakomeye, turakomeje, twizeye Imana yaduhamagaye, kandi ntacyo dukora n'iyikora byose idukoresheje. Murakoze cyane. Tugana ku musozo, nk'umushumba turi mu bihe tugiye kwinjiramo abanyamurenge zo kwibuka abacu bapfiriye mu Gatumba umwaka wa 2004. Sinzi ushobora kugira message utanga kuko nibyo bihe tugiye kujamo byo kwibuka, kugira message utanga ku banyamurenge ndetse n'inshuti z'abanyamurenge ndetse n'isi yose muri rusange. Murakoze cyane. Icyo navuga cya mbere, n'ubwa mbere mvuze ku bintu bya Gatumba kuri mu buryo buri officiel bubonekera bose. Icya mbere navuga, ubwicanyi bwabaye mu Gatumba burababaje. Njyewe ubwanjye naburiye abavandimwe, ababyeyi, arabavandimwe baburiye abana bacu, famiye ya bugufi. Ni ibintu bibabaje. C'est vraiment horrible, c'est lâche et inacceptable. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, nuko si ubwa mbere abanyamurenge bicwa. Abanyamurenge batangiye kwicwa kuva kera. Mwebwe yenda nkaje wavuye ruguru ndi mukuru, bajyaga bavuga ngo uragahura na mahina. Donc guhura na mahina, iyo bavugaga mahina numvaga ntazi ibyo ari byo. Aho ntangiye gusoma ibitabo bya histoire, amateka y'abanyamurenge, ukuntu bagiye, muzasoma igitabo cy'umubyeyi bita Mutambo Joseph witabye Imana, Peasona, n'abandi batandukanye bagiye bandika ibitabo bivuga ku mateka y'abanyamurenge, bagaragaza kuva igihe cya mahina ko abanyamurenge batotejwe bakagira ibibazo. Ntagiye abanyamurenge bigeze boroherwa. Kandi no ikibabaje, ntibapfuye ngo nibigera mu Gatumba bamaze no gupfa ngo bihagarare. N'uyu munsi tuvugana, alero uno parlo ununa hariho ubwicanyi buri kubakorerwa. Nicyo kintu kibabaje kurushaho. Impfu zose zagiye ziba semena de siècle, imyaka magana irashize, abanyamurenge bicwa gusa. Hari igihe wibaza ngo ese bakoshe iki? Amakosa arahari, kandi hari ayo nzi, hari ayo ntazi, hari ayo nkeka maybe nibesha, hari nayo nkeka y'ukuri. Ariko si twe twakoshe ibiruti by'abandi bakoshe. Ikindi, nta kintu cyoba ku buryo ubwoko bumwe bwibasirwa n'andi moko yose akabahagurukira. Icya mbere byabaye birababaje, icya kabiri birakomeje, c'est qui est grave. Icya gatatu, ndasaba abantu bose bakunda Imana, bemera Imana, gusenga, tugasengera iherezo ry'ibi bintu bikarangira, bikwiye kurangira. Ntabwo ntekereza ko bizarangizwa n'amasengesho gusa. Hari ubundi buryo, hari ibindi bikorwa bigomba gukorwa byinshi cyane, kandi buri wese akwiye gukora icyo ashoboye. Jewe mvuza amasengesho kuko ariyo nzi, kandi ariyo ntekereza ko nkora kenshi kubw'iki kintu. Niyo mpamvu rero nsaba abantu bose gusengera yicwa ry'abanyamurenge rigahagarara, iherezo rikaboneka, natwe tukabaho. Dufite uburenganzira bwo kubaho nk'abandi, dufite uburenganzira bwo kurera, dufite uburenganzira bwo kwishyira tukizana. Nta mpamvu yo kugira ngo tubeho abantu barakoze coalition contre nous, ngo tuba abanzi b'abantu
nta kidasanzwe twakoze ku buryo tugomba kwicwa umunsi ku munsi. Nanone kindi nifuza amategeko kandi nzi ko hari initiative zagiye zikorwa zo kugira ngo abantu bacu b'inzirakarengane bahabwe ubutabera, abacikacumu bagatumba bahabwe ubutabera. Rwose ni ikintu nifuza nacyo nsaba Imana kugira ngo igikore, kuko ije nk'umuntu wemera Imana kandi ukunda Imana, nzi ko byose biva mu kuboko kwayo yabigenye byakunda. Icya gatanu navuga nuko abantu barokotse ubwicanyi bwa Gatumba bahaburiye ababo mwihangane. Hari ibyiringiro, niko Bibiliya ivuga ngo ku igiti cyatemwa ngo ariko kikongera kigashibuka kandi ngo kikagira amababi y'ibitontome. Ndetse byatangiye kugaragara ko mu ivu ry'abariya batwikiye Gatumba havutsemo ibitangaza by'Imana, havutsemo amasezerano y'Imana, havutsemo umugisha, ku buryo ababikoze bazi ko bahemutse gusa, ariko ntibahemutse gusa. Mu ivu ry'abarya batwise havuyemo umugisha uno munsi wa none ukamiye ubwoko, havuyemo ijwi ryumvikana uno munsi wa none rivugira ubwoko. Icyanyuma nasorezaho navuga ngo ntibikongere, never again. Gatumba never again, ntibikongere, kandi Imana izabiturinde itube hafi. Abarokotse ubwicanyi bwa Gatumba bakomere, bihangane, hari ibyiringiro, haracari ibyiringiro. Murakoze. Urakoze cyane. Hari message ushobora guha urubyiruko cyane cyane kuko nawe uracyari mu myaka nabwite urubyiruko, ushobora kuba urubyiruko muri uyu mwanya, hanyuma tugasoza. Murakoze cyane. Icyo nabwira urubyiruko, message yanjye irimo ibintu bibiri. Icyambere dufite amahirwe adasanzwe yo kuba mu kinyejana kirimo nakwita kiri digitalize. Ibintu byose isi iri mu biganza by'umuntu. Nababwira ko Imana yari yarabivuze. Imana yari yaravuze ko ngo igihe kizagera ngo abantu bakaza bagendana isi ngo bayifite mu biganza. Ntitwumve ibyo ari byo. Ubu isi tuyifite mu biganza, kandi urubyiruko ubu nyine bafite channels zikontrolinga isi burya. Ariko nubwo turi mu kinyejana gituma tumenya ibibera ku isi bitandukanye, ntikabe impamvu yo kuba controlled by the world. Isi ntikadukontrole, ahubwo ibyo dukora tube mu isi iri digitalize, tumenye ubwenge, dushaka ubumenyi, tumenye ikoranabuhanga. Ariko ikoranabuhanga tumenya ridufasha gukontrola isi, tuguma turi abakristo, kuruta uko ikoranabuhanga na systeme z'isi ziba impamvu idukurura tujana mu isi. Ni ibintu umuntu yavuga mu mwanya munini, nitugira umugisha tuzongera tubiganireho. Icya kabiri navuga, abantu bareka gahuge. Hari igihe abantu bahugira mu tuntu tw'utunyunyuzwa uduhenda abantu, bakaguma mu bintu by'ibihuha bidahari. Nta mwanya w'ibihuha uhari, nta mwanya w'utuntu bihenda abana. Abantu bareka gahuge, basenge, dukore, twiteze imbere, dusenge, tureka gahuge, dusenge. Urubyiruko, abantu bakiri bato bagishoboye, tureka gahuge, dusenge. Kandi ibyo
ababyeyi bacu bakoze, nubwo hari abatekereza ko ari bito bidahagije, ariko si bito kandi birahagije. Twabiheraho tukubaka future nziza, tukubaka generation y'umwihariko. Murakoze cyane. Murakoze cyane Pastor, turabashimiye cyane. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mwinshi. Asante sana. Mwanya mwaduhaye ku kiganiro cyiza muduhaye, nukuri Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Murakoze. Asante.